Mwaramutse neza, amahoro n'imigisha Kristo atanga bikomeze kubana namwe. Muri iki gitondo nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana, Imana yanshyize ku mutima, kandi tunaboneraho akanya ko gushima Imana ku byo yadukoreye muri iyi minsi irangiye. Nzi neza ko nubwo ibi bihe bitunyujije muri situwasiyo zigoye, zikomeye, situwasiyo ekonomike, finansiyere, aho abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye kubera imirimo bakoraga yagiye ihagarara, ariko ntabwo dukwiye kwiheba ngo ducike intege tugire ubwoba, kuko nyuma y'iyi paje igoye hari indi paje nshya igiye gufunguka ku buzima bwacu, kandi azaba ari paje ishimishije. Reka rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana nashatse ko tuganiraho kuri uyu munsi. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cyaho cya 6 ku murongo wa 19 kugeza kuri 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Haleluya. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Pawulo yandika uru rwandiko yarwandikiye Abanyakorinto. Korinto wari umurwa ukomeye cyane, wari umujyi wo mu Bugiriki, umujyi ukomeye wakorerwagamo ibijyanye n'ubucuruzi, politike, wari umujyi ukomeye. Uyu mujyi kandi wari ufite umuco w'Abagiriki, wari umujyi ushingiye kuri filozofiya y'Abagiriki, aho bitaga ku kintu kijyanye ahanini n'ubwenge ndetse no kujijuka. Ariko uyu mujyi wari uri mu kibazo gikomeye cy'ubusambanyi. Kimwe n'indi mijyi yose minini ikorerwamo ubucuruzi n'uyu munsi, usanga ari imijyi yibanzemo iki cyaha cy'ubusambanyi. Uyu mujyi rero nawo wa Korinto wari umujyi wibanzemo ubusambanyi, kugeza ubwo hari ingoro ikomeye y'abantu bakundana, ariko iyo ngoro yorororaga ibintu bijyanye n'ubusambanyi, kandi ibi byakorwaga byishingikirije ku idini. Rero icyo nshaka kuvuga ahangaha ni iki. Ndashaka kugaruka ku kintu twita urusengero. Muri iyi minsi icyo twita insengero nyinshi zirafunze bitewe no kwirinda iki cyorezo cya coronavirus, ndetse hari n'abantu rwose bamaze kwifata nk'ibisanzwe ku munsi dusengaho Imana, bakegura amasuka bakajya kwihingira, abandi rwose bakajya mu byo bishakiye. Biranashoboka ko twageze uyu munsi hari umuntu utarafata akanya ngo yinire asenga Imana ku giti cye, ategereje ahari ko insengero zishobora kongera gufungurwa, kandi bizaba bidatinze. Ariko natekereje ko iki gihe ari igihe Imana yaduhaye kugira ngo dusobanukirwe neza urusengero icyo ari cyo. Rimwe na rimwe hari igihe tubyitiranya, hariya dusengera tugatekereza ko ari rwo rusengero. Mujya mubibona kenshi, hari n'igihe tuhagera rwose tugatinya. Hari abahagera ndetse bakanapfukama, ukabona rwose babaye abamarayika ngo ataza kwanduza urusengero rw'Imana cyangwa se kiliziya ntagatifu. Ukabona rwose umuntu yaciye bugufi hafi no kubarara hasi, aho aratekereza ko Imana nyine rwose yicayemo hariya mu rusengero, yicayemo hariya muri ariya matafari, ariko haratekereza. Ariko Pawulo hano yandikira Abakorinto abagaragariza neza urusengero icyo ari cyo. Ahangaha muri iki gihe Abanyakorinto bari bagezaho kwanduza urusengero rw'Imana no kurutesha agaciro. Ndavuga urusengero nyakuri. Bari bagezeho kurwanduza no kurutesha agaciro, aho barukoreragamo ubusambanyi ndengakamere. Nidusoma aha twasomye umutwe w'amagambo uravuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Niho yageze ku murongo wa 19, aravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaraguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Haleluya. Guhimbaza Imana no kuyiramya ntabwo ari ukuba uri mu rusengero rwubatswe n'intoki z'abana b'abantu, rwubakishije amatafari, rutatse, rumeze neza, hanyuma ngo uzamure indirimbo nka zimwe tuzamura iyo tuvuze ngo tujye kuramya no guhimbaza, rwose amarangamutima wenda nagutware, rimwe na rimwe n'amarira ze. Oya, hari ababikora
koko bivuye mu rusengero nyakuri rwa rundi twabonye, bivuye mu mutima we, kandi koko ahamanya n'umwuka w'Imana ko ari mu gikorwa cyo kuramya Imana. Ariko hariya hari n'ubikora avuye no gusambana, hari n'ubikora yarayiyibye, n'ubikora afite izindi mbaraga ziri kumukoreramo. Pawulo rero ahangaha asobanura neza urusengero icyo ari cyo. Iyi mibiri yacu ni rwo rusengero nyakuri, kandi umwuka wera atuye muri rwo. Haleluya! Umwuka wera atuye muri rwo. Ni byiza ko wenda twava mu rugo tugatera intambwe tukajya ahantu runaka dusengera hatandukanye, haba mu rusengero ziriya nzu dusengeramo, haba mu butayu, haba n'ahandi. Ariko icy'ingenzi, wa wundi ugiyeyo, wa mutima ugiyeyo, ni rwo rusengero. Haleluya! Imibiri yacu ni insengero z'Imana, kandi umwuka wera atuye muri yo. Ntabwo atuye muri ya matafari, oya, ntabwo ari atuye. Hariya tuhajya kugira ngo duhurire hamwe, tugire guterana kwera nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, duhugurane mu ndirimbo, mu bihimbano by'umwuka, duhugurane mu ijambo ry'Imana, duhugurane mu buhamya, kugira ngo dukomeze rwa rusengero rw'Imana riri muri twebwe, kugira ngo dukomeze wa mwuka w'Imana uri muri twe. Ntabwo tujya hariya ngo tujye guhura n'Imana, oya, kirazira. Ntabwo tujya mu kiliziya, ntabwo tujya mu rusengero ngo tugiye guhura n'Imana. Biramutse bimeze gutyo, yaba yituriye mu rusengero cyangwa ituye mu kiliziya, hanyuma waho utuye ukaba utuye wenyine. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ibera hose icyarimwe. Haleluya! Ijambo ry'Imana kandi ritubwira ngo Kristo Yesu yitwa Emmanuel. Emmanuel bisobanuye ngo Imana turi kumwe. Haleluya! Imana iri muri jye, Imana iri muri wowe. Iyo Mana iri muri wowe rero hari ibyo ikubwira, hari ibyo ikubwira gukora, hari n'ibyo ikubwira kureka. Iyo Mana iri muri wowe hari icyerekezo iguha mu buzima bwawe. Iyo Mana iri muri wowe irakubwira ngo nyamara ahangaha ntabwo wari ukwiye kugenda gutya, wari ukwiye guhindura ibintu ukagenda gutya, kuko iri muri wowe, ikorera muri twe. Haleluya! Pawulo harawe yageze aravuga ngo ubu noneho ntabwo ari njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Na niho yanditse ahangaha arababwira ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Wowe ubwawe tuvugana, njye ubu ndi urugingo rwa Kristo, kandi Kristo ari muri jyewe. Haleluya! Ni twebwe sengero nyakuri. Imana ishaka ko izi sengero ziba zitunganye. Abanyakorinto bo bari barafashe izi sengero bazihindura indiri y'ubusambanyi. N'uyu munsi niko biri. Nujya kubireba urasanga iki cyaha cy'ubusambanyi cyarahawe intebe ku buryo bwose bukomeye, ndetse abantu bakigize igisanzwe. Hari n'inyigisho zitangiye kuza muri iyi minsi zibwira abantu ngo ni ibintu bisanzwe. Sambaye ni ikintu gisanzwe, n'uburenganzira bw'umuntu. Umuntu agomba kwishimisha, agomba kwinezeza, ariko ugomba kumenya ngo urwo rusengero uri kwanduza ni urusengero rwa Kristo. Urwo rusengero uri kwangiza ni urusengero rwa Kristo, kandi urwo rusengero rukwiye kuba rufite umucyo. Haleluya! Kuko umwuka w'Imana ari muri wowe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abanyakorinto niko bari bameze. Bari barafashe insengero z'Imana barazabiza, bazikoramo ubusambanyi ku buryo bukomeye. N'uyu munsi uzabibona, n'uyu munsi uzabona ikintu bita ubusambanyi ni ukuri gihawe intebe. Ariko harageze ngo bene data dusobanukirwe urusengero rw'Imana icyo ari cyo, dusobanukirwe inzu y'Imana icyo ari cyo. Inzu y'Imana ni wowe, inzu y'Imana ni jyewe. Urusengero rw'Imana ni wowe, urusengero rw'Imana ni jyewe. Ziriya bafunze ni ahantu ho guteranira, ni ahantu ho guhurira, kugira ngo twongere tuzamure ibyiringiro byacu, twongere tutangane ubuhamya, twongere dusangire ibyo kurya by'umwuka, dusangirire hamwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko tudakwiye kwirengagiza guterana kwera. Hariya niwo mumaro waho, niho duhurira, niho duteranira. Urusengero nyakuri Imana yemera, urusengero nyakuri Kristo yasize, ni wowe wamaze kumwakira, niwe wamaze guhinduka. Bene data rero, muri iki gihe turimo, wikitwaza ngo urusengero rurafunze, kuko urusengero ntabwo rufunze, ahubwo urusengero rwagiye rwafungurwa, kuko wagiye wabona umwanya wo kwinira nawe ubwawe,
wagiye wabona umwanya wo kuganira n'umuryango. Niba uri umwana wicara mu muryango, umva inama z'umuryango, muraganira, mwongera kubaka urusengero rw'Imana. Niba uri umuryango, umugore n'umugabo, mwabonye akanya ko kwicara, mukabona akanya ko gusenga Imana, ahubwo urusengero rwagiye rwafungurwa nyakuri. Ubwo rero inzu zo guteraniramo zizafungurwa, abantu tuzaba dufite amashimwe n'ibyo gusangira n'ibyo kuzamurana mu kwizera, bizatuma dukomera kurushaho. Ariko mwene data, nkwibutse iki ngiki gikomeye, ko urusengero rw'Imana atari amatafari, urusengero rw'Imana, inzu y'Imana atari amarangi asizemo, atari imitako twashyizemo, oya, ahubwo ni wowe ni njyewe. Kwa kundi duca bugufi cyane mu rusengero, ndavuga ziriya zubakishije amatafari, kwa kundi duca bugufi cyane mu kiliziya, ndetse ukabona umuntu yanagwa hasi yibombaritse ku buryo bwose bukomeye. Dukwiye no guca bugufi muri twebwe, dukwiye no gutinya Imana, kabone nubwo nta bantu baba batureba. Dukwiye no kubaha Imana, kabone niyo twaba turi mu nzira tugenda, niyo twaba turi mu kazi dukora. Dukwiye kwinjira muri uwo mwuka wo kumenya ngo urusengero rw'Imana turi kumwe, kandi sinkwiye kwanduza urusengero rw'Imana, sinkwiye kurukoresha ibyo nishakiye. Haleluya! Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo rero timugakoresha imibiri yanyu ibyo yishakiye. Tweze ku murongo wa 15 dusubiye inyuma gato bavuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese noneho ntori ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko wifatanya na maraya abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko wifatanya n'Umwami Yesu abaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe? Haleluya! Umurongo wa 19 twagumye kuvugaho, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Bene data, dukwiye guhimbaza Imana. Guhimbaza Imana si ugucomeka ibyuma ngo ducubaranga amakitari turirimba ijwi rya mbere n'irya kabiri. Guhimbaza Imana ni ugukoresha umubiri, ni ugukoresha rwa rusengero Imana duhaye icyo rukwiye gukora. Ndagira ngo nsoreze aha ngaha, ariko buri wese afata akanya ko kwinira mu mutima we, yibaza ngo mbese uru rusengero ndukoresha iki? Mbese iyi nzu y'Imana ndayisukura? Mbese iyi nzu y'Imana njya nyikoresha ibyo yagenewe gukora? Aho inzu y'Imana ntabwo nayishoye inzira z'ubusambanyi nk'Abanyakorinto. Aho inzu y'Imana sinayigize indiri y'ubujura. Aho inzu y'Imana sinayambitse ubusa nkayitesha agaciro. Aho inzu y'Imana nta myanda yuzuyemo. Turebe rero twitekereze, urebe mu mikorere, mu migendere, mu mwifato, urebe uko utwaye iyo nzu ya Kristo, urebe uko Umwuka Wera uri muri wowe umutwaye. Mbese yakugiriye inama urayumva? Mbese yangiriye inama ndayumva? Bene data, dufate aka kanya dutekereze iri jambo, kandi dufate umwanya ni ukuri uguhereza agaciro iby'Imana yadushyizemo. Ni wowe rusengero rw'Imana. Urwo rusengero nirusenywa, nta rundi rusengero ruzaba ruhari. Urwo rusengero nitagira agaciro, nta rundi rusengero ruzaba ruhari. Ariko wowe nanjye, haleluya, ni twubaka urwo rusengero rugakomera. Haleluya! Ibintu bizaba byiza cyane. Nitujyana ahandi duteranira hazaba hakomeye. Uko urusengero nyakuri rukomeye, naho guteranira hazakomera. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Mana, turagushimye, tugushimye ko waduhaye agahe keza ko kwitekerezaho. Muri iri jambo ryawe dusomye, uradukangurira kumenya neza uburyo bwo kukuramya, uradukangurira kumenya neza urusengero rwawe icyo ari cyo. Kandi ijambo ryawe ritubwiye ko imibiri yacu ari rwo rusengero rw'Imana. Ijambo rya ritubwiye ko twebwe ubwacu Mwuka Wera atuye muri twe, kandi twebwe ubwacu ari two rusengero rushyitse Imana yemera. Udushoboze rero kweza izi nsengero, kuzitunganya, kuzigirira isuku. Udushoboze rwose imibiri yacu, imitima yacu ibe yejejwe rwose, idafite ikizinga icyo ari cyo cyose, kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Urakoze kuri kumwe natwe kandi utugira neza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.